muraho cyane, muraho murakomeye. Yesu ashimwe, Yesu Kristo ahimbazwe. Nagarutse nanone, Imana ishimwe ko yemeye kungaruka. Mbere ya byose rero nk'uko bisanzwe, reka dushimire Imana. Turagushimiye Mwami Yesu, turagushimiye Imana yacu ishobora byose, ushimwe ko utugiriye neza nanone. Tukongera kubona uyu munsi, tujye kuganira nk'ubwoko bwawe, twebwe abo waremye kandi abo waronse mu bise by'amaraso y'Umwami Yesu, ukatwigiza hafi yawe. Turi imbere y'ubwiza bwawe, turakwinginze cyane kugira ngo tubone kugira neza kwawe uyu munsi. Reka amatwi yacu yumve ibyo wagambiriye ko twumva, kandi amatwi yacu yumve ibidufitiye umumaro, bihembura ubugingo bwacu kuko aribwo buzakubona. Imbabazi zawe nyinshi n'urukundo rwawe rwinshi rusaga, abe ari byo bibana natwe twese mu izina rya Yesu Kristo, amen. Muraho amahoro. Imana ishimwe, dushimiye Imana mbere ya byose ko itwemereye nanone, itwemereye ikaduha aka kanya ko kongera kuvuga. Twaramutse, twiriwe, turabishimira Imana. None tubonye nanone rero akanya ko kongera kuvuga ineza y'Imana ku buzima bwacu, no kuvuga icyo yadutumye, no kwamamaza umurimo we yashyize muri twebwe. Izina rye rihabwa icyubahiro kandi abihimbarizwe rwose ko agira neza. Bahaye ikaze rero nanone, bahaye ikaze kuri ino YouTube channel yacu Imana yaduhaye ngo tujye tuganiriraho nk'abakunzi bacu, abana b'Imana dufatanyije runo rugendo. Bahaye ikaze aho uri hose, ufunguye kino kiganiro wumve ko nguhaye ikaze. Nguhaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo, ngo Imana iduhane umugisha, amen. Waba uri mu Rwanda se, uri hanze y'u Rwanda, uri muri Afurika, muri Aziya, muri Europe, muri Amerika n'ahandi henshi, dore ko nzi hakeya hashoboka. Nzi hakeya hashoboka, ariko aho uri hose nguhaye ikaze. Wumve ko ngusabiye n'umugisha kubwo gufungura iki kiganiro, ngo uze dusangire ibyiza Imana yaduteguriye. Ndagushimiye cyane ku nkunga yawe yo kudutega amatwi, no kutureba, no gusharinga, ukora subscribe, no kudusangiza ibitekerezo byawe muri comment. Imana iguhe umugisha mwinshi. Buriya gusabira abantu umugisha ntabwo hari igihe tubifata nk'ibintu biri aho bisanzwe, ariko burya abantu bazi ko nta jambo ry'Imana risohokera ubusa baracakira. Njyewe iyo nsabiye umugisha rwose ndacakira pe, kuko mbaho iteka nkeneye umugisha w'Imana, kandi mu kwizera ndawubona mu kwizera. Iyo umuntu w'Imana nsabiye umugisha ndacakira, nkavuga nti amen. Aho uri hose rero ngusabiye umugisha, nawe vuga uti amen. Wakira umugisha w'Imana kandi rwose ubucakire. Njyewe nk'umuntu sinamenya icyo ukeneye ngo nkiguhe kikubera umugisha, ariko Kristo warakizi. Buriya Kristo amenya ikiri mu mutima wawe n'ikiri mu mutima wa mugenzi wawe, na runaka, abo tuzi n'abo tutazi, abari hafi n'abari kure. Kristo ajya abasha kumenya ibiri mu mitima yacu twese, ibyo twifuza byose abasha kubimenya, kandi hari nyine kugira ngo kugirire neza, haze kwifuza ku mutima wawe, agukorera ibigufitiye inyungu kurusha ibyo usaba. Alleluia. Mbivugiye ko hari igihe dusaba, ariko Imana yo yareba ikabona ibyo turi gusaba nk'abantu, ariko yo igakora nk'Imana ishobora byose. Ikamenya ngo uyu muntu ansabye iki, ariko si cyo akeneye cyane, ahubwo icyo akeneye ni iki ngiki. Kandi koko iyo ikiguhaye usanga icyo wasabaga giciriritse kurusha icyo Imana iguhaye. So Imana rero ireba ibyo dukeneye kurusha n'uko twebwe ubwacu tubireba. Irebe ikiri ku mutima wawe, icyo ukeneye, hanyuma igukubire inshuro.
igukubira inshuro nyinshi cyane ku buryo uzajya uvuga ati Imana nayisabye bitoya rwose ibirenze ibyo nayisabye. Iryo ni ryo shimwe nkwifurije. Imana ibiguhe mu izina rya Yesu. Habwa umugisha kuba uri hano. Haleluya. So uyu munsi naje nanone ngo tuganire icyo Imana yashyize ku mutima wanjye, hamwe n'umwuka wera w'Imana abiherekeze bigere mu mutima wawe uko Imana yagambiriye ko bigeramo. Reka dusome ijambo ry'Imana ryamfashije, ryananyesipiye kugira ngo nze hano, ryanteye imbaraga zo kuza hano kuganira namwe, kandi some hanyuma tuganire gato gashoboka, ntabwo biri bufate iminota myinshi cyangwa se umwanya munini. So ijambo ry'Imana riri mu Bakorinto ba kabiri ibice 5, kadusoma umurongo wa 8. Ariko ibyiza nuko kumva neza ijambo ry'Imana, ibyiza nuko usoma igice cyose ukagisoma, cyangwa se igitabo cyose ukagisoma. Birashoboka cyane kubera ko ijambo ry'Imana nyine nibwo ubasha kuryumva neza, ariko kuri ubu reka dusome Abakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 8. Nyamara dukomera umutima, kandi icyo turushaho gukunda ni ukwitandukanya n'uyu mubiri kugira ngo twibanire n'Umwami wacu. Umurongo wa 9 ukavuga ngo nicyo gituma tugira umwete wo kumunezeza iyo turi iwacu mu mubiri cyangwa tudahari. Ndagusabye ngo ijambo wongere urisubiremo, kananjye nongere ndisubiremo. Abakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 8. Nyamara dukomera umutima, kandi icyo turushaho gukunda ni ukwitandukanya n'uyu mubiri kugira ngo twibanire n'Umwami wacu. Nicyo gituma tugira umwete wo kumunezeza iyo turi iwacu mu mubiri cyangwa tudahari. Haleluya. Rero Imana ishimwe kugira ijambo ryamfashije, ryatumye nitekerezaho. Ntabwo ari ubu ngubu ndisomye, narisomye mu myaka hashize imyaka myinshi kabisa, nk'irindwi umunani gutyo. Iri jambo rikoze akazi mu buzima bwanjye. Uti gute? Hari ibintu dukora, cyangwa se hari ibyaha dukora, abantu wenda bakunda gusenga no gusoma ijambo ry'Imana, cyangwa se abantu bakunda gusenga cyane, tubyita ibyaha by'inyongobezabugingo. Hari ibintu ukora ntubashe kubyita icyaha kandi ari icyaha, ugasanga cyakwizingitiranyijeho. Ugikora kenshi kubera ko wabyoroheje, kuvuga ati nta kintu bitwaye biriya, ntabwo birenze. Ugasanga bikwizingitiranyijeho, ukumva ko nimbwira umuntu ngo ngeze kwa Mutwe nkiri ku isoko Kimisagara, ukumva nta kantu toto katarenze. Ikintu mbivugiye nuko ngiye byakundaga kumbaho mbere yuko nsoma rino jambo, byakundaga kumbaho hakabaho utuntu two kuvuga two kubeshya nk'utuntu tworoshye, nkumva ntabwo birenze. Rimwe na rimwe sinabyihane, nanabyihana simbireke, ejo nkabyongera. Ariko uko ugenda ubireka bigenda birushaho kukunesha, birushaho kugutandukanya n'Imana, birushaho kukwigiza hirya y'Imana, ukajya wumva ntabwo ubayeho ubuzima bunejeje Umuremyi wawe, ukajya wumva akure kure, ukibaza ese ko ntasambanye kuko twumva ko ari cyo cyaha gikomeye, ko ntibye kuko twumva ko ari cyo cyaha nyine gikomeye, n'amategeko ya Repubulika n'amategeko asanzwe mu buzima busanzwe ahana. Ukibaza ko utabikoze, ko ntagambanye, kubera iki ndi kumva ndi kure y'Umuremyi wanjye, kubera iki ndi kumva ntari kumunezeza, kubera iki ndi kumva
ndi iwacu mu mubiri, kubera iki ndi kumva ndi kure y'umwami wanjye. Wajya kugusabana nawe ukumva ntibiri hafi. Ariko nitekerejeho nsanga hari utuntu tugenda tuyongobeza ubugingo. Nsomye iri jambo numva hari ibintu nkwiriye kureka kugira ngo mbane neza n'umuremyi wanjye, mbane neza n'umwami wanjye, kuko buriya yacunguye ibyaha byacu, yadukijije urupfu rw'iteka. Niyo mpamvu tugomba kureka kubikora, byaramuzanye ngo apfe ku bwabyo. Niyo mpamvu rero tugomba kureka tukazibukira icyaha, ukisangamo yego, ariko ukizibukire kabisa. Wumve ko wowe n'icyaha mudafite ahantu na hamwe mukwiriye guhurira. Ubwo iyo tuvuze icyaha, umuntu wese mukuru abasha kubyumva. Ikintu cyose uzi ko ukora cyagutandukanya n'ubwiza bw'Imana, gituma ubugingo bwawe buzaho icyasha, gituma wumva nyine udafitanye ubusabane n'Imana, ukumva hari ibintu bitagenze neza, ukumva ukeneye kwihana, ukumva ukeneye kwatura, ukumva ukeneye kwisubiraho no kwikosora. Nsomye iri jambo rero narisomye kera kabisa, hashize iyo myaka ntangira kwiga kuzibukira utuntu dutuma ntabasha kubana n'Imana n'umwami wanjye neza. Ugasanga twebwe iwacu aho twakuriye muri ADPR ariho tuba n'ubu ngubu, mu myaka yashize kera badutoza gusenga. Iyo winjiraga mu cyumba cy'amasengesho, utwo tuntu warwanaga natwo Mana yanjye, ukarwana natwo twihana. Yego twabaga tutakoze nyine ibyo twita ko ari ibyaha bikomeye, ariko ugasanga wenda uvuye mu rugo wabeshye nk'umuvandimwe wawe, ukamubeshya nk'akantu kadashinga, wenda washatse kumutera nk'agastori, ushyizemo amakabya nkurura kabije, ugashyiramo n'utuntu tutabayeho. Iyo wageraga mu cyumba cy'amasengesho tugiye nko gusenga, wahitaga wumva uburemere bw'ikintu wakoze, ugahita wumva ubwoba, ukavuga ati byagenze, ugatangira kwitekereza nakoze iki, utavuga ati cyagenda kuganira na Peace, namubwiye udustori tutari two, ugahita utangira kubyibuka, ukavuga Mana mbabarira, unyeze, untunganye. Ugatangira kwibuka umuntu wabeshye uti ngeze hano hepfo, nyamara ndacyari kujya muri dushe, sindanitegura. Utuntu nk'utwo ugasanga twagiye tuguteranya n'Imana, tukabinyongobeza bigingo, ukagenda wumva uri kure, ukagenda wumva udafitanye ubusabane buhagije n'Imana, ukumva nyine hari ibintu bitari guhura neza, hari connection iri gucika hagati yawe n'Imana, nyamara atari uko wakoze ikintu gikomeye, ariko hari utuntu twakwizingitiranyije,ho twakubanye nyine, ukomeza ukora uyu munsi kabeshyeje, ukongera ukagakora, ukatwita utuntu dutoya, nyamara uko ubikora cyane, uko ubikora kenshi, niko bigenda bikata connection yawe n'Imana, bikata connection yawe n'Umwuka Wera. Ukisanga noneho watangiye gutinyuka n'ibinini, ukisanga hari ukuntu bitagenze neza. Iyo rero bibaye byiza ukabimenya hakiri kare, ukamenya ko utwo tuntu ari two turi gutuma utakaza ubusabane bwawe n'Imana, ibyiza ni uko ukazibukira. Ikintu cya mbere kigufasha kuzibukira ni ukwemera kuyoborwa n'Umwuka Wera, ukemera kuyoborwa n'Umwuka Wera. Niba mu mutima wawe harimo ko utagomba kubeshya, Umwuka Wera ariko kwemeza ko utagomba kubeshya, wikumva ko ari ibintu byoroshye kubeshya. Oya, ubwo niba Umwuka Wera kwemeje ko utagomba kuvuga akantu k'ikinyoma, kareke. Wumvira Umwuka Wera uri kukubwira ngo hoya, ntabwo ugeze ku muhanda, uracyari mu nzu. Umwuka Wera arabikongorera. Abantu bakijijwe cyangwa abantu ibyo bintu bijya bibaho, bandike muri comment batubwire. Umwuka Wera araza akabikongorera, akakubwira ati nubwo bwose ushaka kuvuga yuko ugeze ku muhanda, ariko uracyari mu rugo,
ukanga ukavuga ngo ugeze ku muhanda, ariko umwuka w'Imana wari gukongora ati wahapi kabisa uri mu rugo uri koga pe, uri kwisiga. Nubwo rwose nkubwiye ko we umwumvishije ko ugiye, ariko umwuka w'Imana wari kukubwiriza ukuri kw'ibihari. Rero igakumvira umwuka w'Imana. Niba ukubwiye ngo wibeshya bireke, kuko Kristo yavuze ko ari we muyobozi mufasha adusigiye, ugomba kudufasha muri ubu buzima, muri uru rugendo. Niwe yadusigiye rwose, niwe tugomba kwishingikirizaho uko byagenda kose. Tugomba kwishingikiriza umwuka wera w'Imana, icyo tuyoboye gukora akaba ari cyo dukora. Kandi rwose niba wumva ntawe harimo ikibazo gikomeye, shyira amavi hasi, ubwira Imana ati arike ko wamunsezeranije, ndamushaka, ndamusabye. Kandi Imana rwose igomba kumugwaho uko n'isezerano yahaye abizera, yahaye abana b'Imana. So icya mbere ni ukwemera kuyoborwa n'umwuka w'Imana, hanyuma kandi ukirinda. Kwirinda ni ukwirinda nyine kuba wagwa muri ako kantu w'isi icyaha, sibyo? Ukirinda kugwa muri icyo kinyoma, ukirinda kugwa muri ubwo busitori budashinga. Niba wumva ngiye kera urumva twajyaga dukunda gutera story, nkumva ngewe mfite amakuru make, nkumva nkabona abandi bantu batera story, ukabona nyine kuvuga nyine gutera story, ngewe najya kuvuga navuga amagambo abiri nkumva birashize, kandi nanjye numvaga nashaka kuvuga story, noneho hakaziramo nyine ko nshaka gushaka utundi tuntu two nshaka mu mutwe, ngahimba kugira ngo story yuzure. Urikumva? Igihe namaze gusobanukirwa ko nyine gushyushya inkuru biri mu bintu bituma ntakaza connection yanjye n'Imana, noneho byabaye ngombwa ko niba numva nta makuru mfite yo kuvuga, nta story mfite zo gutanga, ngaceceka pe. Bimeze bite? Nkavuga amagambo abiri bikaba birarangiye. Kubera iki? Ibyo mvuga nyine nibyo nahagazeho. Ibindi byo gushakisha utuntu two kugenda nteranya bibaho muri bene data, inshuti z'umusaraba bakundwa, bibaho. Ibyo bintu bibaho. Ugasanga tuvuge wenda abenshi bakunda no gushyushya inkuru za bagenzi babo. Nicyo kintu kijya kibabaza muri ubu buzima, cyangwa se mu bakristo. Ugasanga wenda mwene so yasitaye, reka ntange urugero rworoshye. Tuvuge wenda yabeshye nk'ikintu, urabimenye ko yabeshye, noneho aho kugira ngo uvuge icyo yabeshye exactly, ugasanga uri guteranyaho n'ibindi. Uriya ni umunyakinyoma, arabeshya, ukavuga igitabo cyose. Ugatangira guteranyaho wongera inkuru, wungikanya, ugasanga nyine bibaye icyaha kubera ko wavuze n'ibitari byo. So ugasanga nabyo biri guca connection yawe n'Imana. Aho kugira ngo rero bize kwangiriza umubano wawe n'Imana, ubyirinde. Kubyirinda nta kundi, ni ukwirinda kuvuga iyo nkuru, kuko wenda utayifiteho amakuru menshi arambuye. Irinde kuyivuga, wikomereze, wivugire ibyo wahagararaho cyangwa se wikorera ibindi. Ubyirinde kabisa, ubyirinde pe. Niba umuntu akuhamagaye akubwira ngo uri hehe, aho kugira ngo umubeshye ngo ndahatari uri, wowe rwana no kwirinda ko umubano wawe n'Imana hazamo agatotsi. Mugenda uvuga ati Imana, koko namubeshye, koko byanyenze gutya. Byirinde wowe, uhita umubwire exactly icyo ugomba kumubwira icyo ari cyo, utitaye kuri arabifata gute, arabyumva gute, arabigenza gute, biragenda gute. Niba uzi ko hari amakosa yabikozemo, wenda wamwiciye gahunda. Bikunda kumbaho, umutware wanjye akaba umuntu nyine ugira gahunda cyane, isaha nyine akaba ari isaha. Hakaba igihe ampamagaye, isaha igeze kandi ntararangiza utuntu ababyeyi bene data bazi tuziranyeho. Ugasanga ndi kurwana n'umutima, ngiye kumubwira ko ndangije, ngiye kumubwira ko nje, ngiye kumubwira ko byagenze, umwuka w'Imana agahita aza akambwira ati oya, uvugisha ukuri kw'ibyabaye.
ugasanga nyine ukirinda kubeshya nkatamwe exactly bigenze gutya sindarangiza ndacyari muri ibi n'ibi, ugasanga kandi burya iyo ubeshya bituma na mukanya wongera na mukanya ukongera na mukanya ukongera, ugasanga byakubanye byinshi. So wirinde kubikora, kubyirinda. Ikindi ni ukwiyemeza, ukiyemeza ko utagomba kubeshya nk'umukristo, ukiyemeza ko utagomba kuvuga bitari byo, ukiyemeza ko utagomba gushakisha impamvu zidahari, ukiyemeza nyine kureka utwo tuntu. Umuntu wese abasha kutwumva utuntu tumutandukanye n'ubwisa bw'Imana, dutuma ategera hera cyane, dutuma ujya nko gusenga ukumva ntago biri kurenga kabisa, ukumva igicu, ukumva ibintu byanze, ukagirana ubusabane buke n'Imana, ukumva ntago biri gukunda, ukabyirinda, ukiyemeza kubireka. Ngiye niko byanyenze, nariyemeje ndavuga ni wari uzi n'ikindi, nzajya mvuga ikintu cyose uko cyagenze, ntitaye kuri ni izihe ngaruka bigiye kungiraho, ntitaye kuri ni iki kigiye kuba. Ndabyiyemeza ndavuga ni ku bw'agaciro k'ubusabane bwanjye n'Imana, ntagomba gutakaza, ngomba kuvuga ukuri nk'uko kuri mu mutima wanjye, ngomba kureka. Impamvu nibanze ku kuri no kutabeshya, nzi neza ko ari two tuntu abantu benshi bakunda kugwamo kandi bakabifata nk'aho nta birenze, nta byadanje, nta kintu cyabaye, ibyo birasanzwe. Babifashe icyo nyine birasanzwe, nta gikuba cyacitse. Ariko nyamara mu mwuka urimo urangirika mu buryo bw'umwuka, bigenda byikuba, ugasanga iyo utangiye gutakaza ubusabane n'Imana utangira gutinyuka n'ibinini noneho kurushaho. So rero kwiyemeza kubireka ni ingenzi. Hanyuma ikindi gikuru kurushaho ni ukwiga gusenga, kubikunda no kubikora kenshi. Nabahaye urugero ndababwira ni twebwe iwacu muri ADPR, iyo wageraga mu rusengero wahitaga wumva icyobo, ugahita wibuka aho wabeshye, aho iko byagenze kose, akantu kose utakoze neza ugahita ukibuka, uvuga ati Mana yanjye, mbere y'uko ninjira mu masengesho nyeza. Impamvu twahitaga twitekerezaho nuko twabaga tubonye umwanya wo gusenga. Iyo wabaga ugiye gusenga wahitaga wibuka ibitagenze neza. So ibyo bihe rero byo gusenga, kuko ari byo byatumaga tubyihana, nibyo byatumaga tutongera no kubikora, turushaho nyine kubitsinda. Kuko waravugaga uti, iyo wabaga uvuye gusenga wenda waravuga ati noneho nimbeshya ko kuwa kabiri dufite amasengesho, ubu nanone nzasubira nongere mvuge ngo Mana mbabarira nanone nabeshye. Ugasanga nyine biguteye isoni, ukavuga uti reka mbireke. Ugasanga ubitsinze kubera gusenga no gukunda kubikora. Nagushishikariza rero gusenga, niba ufite ibyo byaha, reka ndeke kutwita utuntu, kuko nubwo tukumva ko ari bitoya, ariko ni inyongobiza bugingo, bigenda bikwica mu bugingo, ukisanga noneho watangiye gutinyuka n'ibinini, n'ibyo twita ko ari binini, n'ibyo twita ko ari bikuru, n'ibyo twita ko birenze. Ugasanga utangiye kubitinyuka, utangiye gutinyuka kugambanira bene so, byaratangiye wenda ari ugushyushya inkuru ye, ariko birangiye utangiye kumugambanira, kumwangisha abandi, bikarangira bigatangira wenda ari ukureba amafoto muri telefone, wenda ku mbuga nkoranyambaga atari ngombwa, ukumva ko nta birenze, nta bintu byadanje, ariko nyamara ubugingo burimo burapfa, burimo burangirika mu buryo bw'umwuka. Umwuka wera arimo arahunga, kuko ntabwo nyine abana n'ibyo bintu. Ugasanga utangira ureba ifoto ukavuga ati ntabwo birenze biriya, nyamara umwuka w'Imana yakongorera akubwira ati ntabwo umuntu w'Imana areba bino iminota 10 ngo bitinzeho amaso, ukomeze. Ugasanga kumva ko bitarenze bitumye ukomeza ukabireba, ukongera ukareba n'ibindi, ejo ukareba ibirenze ifoto, ejo ukareba ibirenze, ugashiduka byatangiye kwinjira mu mubiri wawe. So rero iyo ukunda gusenga
kubana n'Imana, umwanya wo gusenga urabitsinda kuko uravuga uti ejo ninsubira gusenga sinzongera kubyihana kabisa, sinzongera kubyihana. Ugasanga umwanya ufata usabana n'Imana uri gutuma unesha utwo tuntu ku buryo usigara wumva ko ubayeho ubuzima bwera, ubayeho ubuzima bwo gusabana n'Imana, ubayeho ubuzima bw'umunezero wo mu gakiza k'Imana. Yego ushobora kugira aho usitara, ariko apana ibintu bihoraho, bihora bigize rutine, uzi neza ko ugomba guhora ubikora, ukwiriye kubyirinda, ugakunda nyine gusenga kandi ukabikora kenshi, ntusenge uyu munsi ngo uzongere mu kwezi gutaha, uzongere mu mezi 5. Oya, abera b'Imana baho ubuzima bwo gusenga no kubana n'Imana, kuko niho duturira imitwaro y'isi, niho dukiriza ubugingo, niho dusabanira n'Imana. Gukunda kuba mu bihe byo gusenga, nta kintu cyiza kibaho muri ubu buzima nko gukunda gusenga no gukunda kubana n'Imana. Nta kintu cyiza kibaho nkabyo, kuko birakuruhura, bikakuruhura umubiri n'umutima rwose pe, ni byiza, ni umugisha ku bantu babishobora. Hanyuma ikindi ni ukutumvira amajwi ya Satani akubwira ko ntacyo bitwaye, ntago birenze. Iyo watangiye kumva ko, nibyo nari maze kubabwira, iyo watangiye kumva ko rwose nta kintu bitwaye, kuba wamubeshya akantu gato na ejo urongera ukamubeshya ikinini, kumva ko ntacyo bitwaye, aba ari amajwi ya Satani, akumvisha ko bitarenze. Ibyo ngibyo kumubwira ko uvuye mu nzu kandi wenda uri kwisiga hari ubwo birenze, ntabwo birenze. Usanga ayo ari amajwi ya Satani, hari n'igihe twumva abantu wenda babyihanye kagati, iki kintu iki cyari cyaranyizingitiranyije wenda cyarangiza imbata, ugasanga umuntu kuriya nawe arakabya Mana, ubwo n'uburokore gusa, ugasanga urakabije, ugasanga byiswe ko ukabije, ariko nyamara ni amajwi ya Satani ashaka kumvisha ko ibyo bintu bitarenze, ariko birarenze, kuko uko ubikora kenshi niko bigenda byinjira, byidevelopa, biba byinshi, bikarangira ukora n'ibindi. Wikumvira rero amajwi ya Satani akubwira ko nta birenze, akubwira ko ibyo atari ibintu byahatari. Iryo ni ijwi rya Satani. Wumve ko ari ikintu gikomeye, nubwo cyaba cyoroshye gute, wumve ko ari ikintu gikomeye kutanesha icyaha icyo ari cyo cyose. So abera b'Imana dukwiriye kubaho ubuzima bunesha, ubuzima bukunda Imana, ubuzima bwirinda, ubuzima bwanze icyaha n'igisa nacyo, twasomye ngo nyamara dukomera umutima, kandi icyo turushaho gukunda ni ukwitandukanya n'uyu mubiri kugira ngo twibanire n'Umwami wacu. Bivuze ko iyo tutize kwitandukanya n'ibyo bintu, n'uyu mubiri, ibyo dutegeka kuregeza nyine koroshya, iyo tutize kwitandukanya nabyo bituma tutabana. Iyo tutize kwitandukanya n'utwo tuntu tuba twumva tworoshye ngo twige nyine kwitandukanya natwo, bituma tutabana neza n'Umwami wacu. Niko ijambo ry'Imana ryabivuze, bituma tutabana neza n'Umwami wacu. Ku murongo wa 9 akavuga ngo nicyo gituma tugira umwete wo kumunezeza iyo turi iwacu mu mubiri cyangwa tudahari. Haleluya. Tugira umwete wo kunezeza Umwami wacu n'iyo turi iwacu mu mubiri. Tugira umwete wo kumunezeza, gukora ibyo akunda, tukareka ibyo adakunda rwose. Ibyo ngibyo bituma tutabana neza nawe, bituma tutagirana ubusabane nawe, tukabireka. Twaba turi hano mu mubiri cyangwa tudahari, tukiga kubireka kugira ngo dukore ibyo anezererwa. So by'uyu munsi ndibaza byari ibyo. Umwuka wera w'Imana biherekeze, bigere mu bantu bayo rwose byuzuye nk'uko Imana ishaka ko byuzura.
Imana ibaha umugisha cyane abantu bakurikiye kino kiganiro kandi bagize n'icyo bakuramo. Imana ibaha umugisha cyane, nezezwa no kubabona mukurikira ibiganiro, nezezwa no kubona comment, nezezwa no kubona ibyo mutwandikira. Imana ijye ibaha umugisha cyane, Imana ijye ibaha umugisha. Twatangiye tuvuga ngo ubucakire, mwumve ko ubufashe kandi ubyizere mu izina rya Yesu Kristo. Imana rero ibaha umugisha. Byari ibyo by'uyu munsi, n'ubutaha tuzongere tubane. Imana ibaha umugisha, turabakunda cyane. Naho ubutaha, murakoze.